Yesu Kristo ashimwe. Muri ya gahunda yacu yo gusoma Bibiliya turi mu gitabo cya Zaburi. Uyu munsi turatangira dusoma Zaburi y'105. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Mumuririmbire ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose. Mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke. Mwa rubyaro rwa Aburahamu, umugaragu we mwe. Mwa bana ba Yakobo mwe, abo yatoranije. Uwiteka niwe Mana yacu, amateka ye ari mu isi yose. Yibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiye Isaka, akayikomereza Yakobo ku bitegeko, ayikomereza Isiraheli ku bisezerano ridashira. Ati ni wowe nzaha igihugu cya Kanani kuba umwandu ukugenewe. Umubare wabo ukiri muke cyane, nabo bari abashyitsi muri icyo gihugu, bazerera mu mahanga atari amwe, bava mu bwami bajya mu bundi. Ntiyakundira umuntu uko abarenganya, yahaniye abami ko babagiriye nabi. Ati ntimukore kubona asize, ntimugire icyo mutwara abahanuzi banjye. Ahamagara inzara ngo itere mu gihugu, avuna inkoni yose bishingikirije, niyo mutsima wabo. Atuma umugabo wo kubabanziriza, ni Yozefu waguriwe kuba imbata. Bababarisha ibirenge bye iminyururu, bamushyiraho ibyuma, kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye. Isezerano rye ryaramugeragezaga. Umwami yaratumye baramuboha, umutegeka w'amahanga yaramurekuye. Amugira umutware w'urugo rwe, amubitsa ibintu bye byose, ngo abohe abakomeye be uko ashaka, yigishe abakuru be ubwenge. Kandi Isiraheli ajya muri Egiputa, Yakobo atura mu gihugu cya Hamu. Kandi Uwiteka agwiza ubwoko bwe cyane, abaha gukomera kuruta abanzi babo, ahindura imitima y'abo ngabo ngo bange ubwoko bwe, bagira ubwenge bwo kurimbura abagaragu be. Atuma Mose umugaragu we na Aroni yatoranije, bashyira hagati yabo ibimenyetso bye, bakorera ibitangaza mu gihugu cya Hamu. Yohereza umwijima, atuma riba ijoro, nabo ntibagomera amagambo ye. Ahindura amazi yabo amaraso, yica amafi yabo. Igihugu cyabo cyuzura ibikeri mu mazu y'abami babo. Arategeka amarumbo y'isazi araza n'inda mu gihugu cyabo cyose. Abaha urubura mu cyimbo cy'imvura, n'umuriro waka mu gihugu cyabo. Akubita imizabibu yabo n'imitini yabo, avuna ibiti byo mu gihugu cyabo. Arategeka inzige ziraza n'uburima bitabarika, birya n'imboga zose zo mu gihugu cyabo, birya imbuto z'ubutaka bwabo. Kandi akubita abana b'imfura bose bo mu gihugu cyabo arabica. Gukomera kwabo kose niko kwari kwatangiriyeho. Akuramo ba bandi bafite ifeza n'izahabu, nta munyantege nke n'umwe wari uri mu miryango ye yose. Abanyegiputa bishimira kugenda kwabo, kuko gutera ubwoba kwabo kwari kubafashe. Asanzura igicu cyo kubatwikira n'umuriro wo kubamurikira nijoro. Barasaba, azana inkware, abahaza umutsima wo mu ijuru. Atobora igitare, amazi aradudubiza, atemba ahantu humye haba umugezi. Kuko yibutse ijambo rye ryera na Aburahamu umugaragu we. Akurayo ubwoko bwe bwishimye, intore ze azikurayo ziririmba. Abaha ubutaka bw'abanyamahanga, batwara iby'abanyamahanga baruhiye. Bibera bityo kugira ngo bitondere amategeko ye, bakurikize ibyo yategetse. Haleluya, haleluya. Zaburi y'106. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ninde ubasha kuvuga imirimo ikomeye Uwiteka yakoze, cyangwa kwerekana ishimwe rye ryose?
hahirwa abitondera ibitunganye, hahirwa ukora ibyo gukiranuka iminsi yose. Uwiteka, nyibukana imbabazi ugirira abantu bawe, ungendererane agakiza kawe, kugira ngo mbone intore zawe ziguwe neza, nishimire umunezero w'ubwoko bwawe, niratane n'umwandu wawe. Twacumuranye na ba sogokuruza, twarakiraniwe, twakoze ibyaha. Ba sogokuruza ntibamenye ibitangaza byawe wakoreye muri Egiputa, ntibibutse imbabazi zawe nyinshi. Ahubwo bagomera ku nyanja, ariyo nyanja itukura, ariko kubw'izina ryayo ibakiriza kugira ngo imenyekanishe imbaraga zayo zikomeye. Ihana inyanja itukura irakama, nuko ibacisha imuhengeri nko mu butayu. Ibakiza ukuboko k'umwanzi wabo, irabacungura ibakura mu kuboko k'umubisha. Amazi arengera ababisha babo, ntihasigara n'umwe. Maze bizera amagambo yayo, baririmba ishimwe ryayo. Hahise akanya bibagirwa imirimo yakoze, ntibarindira ko isohoza imigambi yayo, ahubwo bifuriza cyane mu butayu, bagerageza Imana ahatagira abantu. Ibaha ibyo bayisabye, ariko imitima yabo iyishyiramo konda. Kandi bagirira Mose ishyari mu rugo rw'amahema, na Aroni uwera w'Uwiteka. Ubutaka burasama bumira Datani, butwikira abantu ba Abiramu. Umuriro ucanwa mu iteraniro ryabo, ikirimi cyawo gitwika abanyabyaha. Baremera ikimasa i Horebu, basenga igishushanyo kivugutiwe. Uko niko baguranye icyubahiro cyabo, bagihindura igishushanyo cy'imfizi irya ubwatsi. Bibagirwa Imana umukiza wabo, yakoreye ibikomeye muri Egiputa, yakoreye ibitangaza mu gihugu cya Hamu, n'ibiteye ubwoba ku nyanja itukura. Bituma ivuga ko izabarimbura, kandi iba yarabarimbuye. Iyaba Mose intore yayo atahagaze imbere yayo mu cyuho cy'inkike, gukuraho umujinya wayo kugira ngo itabarimbura. Kandi bagaya igihugu cy'igikundiro, ntibizera ijambo ryayo, ahubwo bitotombera mu mahema yabo, ntibumvira ijwi ry'Uwiteka. Bituma amanika ukuboko, abarahira yuko azabatsinda mu butayu, kandi azatsinda urubyaro rwabo mu mahanga, akarutataniriza mu bihugu. Kandi bifatanya na Bali-Pewori, barya intonorano z'ibitariho. Uko niko bamurakarishije imirimo yabo, mugiga irabatungura. Maze Fineyasi arahaguruka, asohoza amateka, mugiga irashira. Bimuhwanirizwa no gukiranuka kugeza ibihe by'abantu byose iteka ryose. Kandi barakariza Uwiteka ku mazi y'i Meriba, bituma Mose aterwa ibyago nabo, kuko bagomeye umwuka w'Uwiteka, bituma Mose avugisha akanwa ke ibidakwiriye. Kandi ntibarimbura amahanga Uwiteka yabategetse kurimbura, ahubwo bivanga n'amahanga, biga ingeso zayo, bakorera ibishushanyo by'ibigirwamana byayo, bibahindukira ikigoyi. Batambiraga abadayimoni abahungu babo n'abakobwa babo, bavushaga amaraso y'abatariho urubanza, niyo maraso y'abahungu babo n'ay'abakobwa babo batambiye ibishushanyo by'i Kanani. Igihugu gihumanywa n'amaraso, nuko banduzwa n'imirimo yabo, bagenda basambanisha ingeso zabo. Bituma umujinya w'Uwiteka ucanwa ku bwoko bwe, yanga urunuka umwandu we, abashyira mu maboko y'abanyamahanga, abanzi babo barabatwara. Kandi ababisha babo barabahata, baragomorwa, baba munsi y'ukuboko kwabo. Yabakizaga kenshi, ariko bagagomeshwa n'imigambi yabo, bagacishwa bugufi no gukiranirwa kwabo. Ariko yitaga ku mubabaro wabo, uko yumvaga gutaka kwabo, akibuka isezerano yabasezeraniye, akigarura nk'uko imbabazi ze nyinshi ziri, agatuma bababarirwa n'ababajyanyeho iminyago bose. Uwiteka Mana yacu, udukize, udutarukanye, udukure mu mahanga, kugira ngo dushime izina ryawe ryera, twishimire ishimwe ryawe. Uwiteka Imana y'Abisiraheli ahimbazwe, uhereye kera kose ukageza iteka ryose. Kandi abantu bose bavuge bati amen. Haleluya. Igice cya gatatu, aricyo gihera kuri Zaburi y'107 kugera kuri Zaburi y'150. Reka nacyo tugitangire. Zaburi
107. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo, abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwanzi, abatararukanya abakura mu bihugu aho izuba rirasira n'aho rirengera, ikasikazi no ku nyanja. Bazerereye mu butayu, mu nzira itagira abantu, ntibabona umudugudu wo kubamo, bicwa n'inzara n'inyota, imitima yabo igwa isari. Maze batakira Uwiteka bari mu byago, abakiza imibabaro yabo, abashorerera mu nzira igororotse kugira ngo bagere mu mudugudu wo kubamo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu, kuko yahagije umutima wifuza n'umutima ushonje yawujuje ibyiza. Abandi bicaraga mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, baboheshejwe umubabaro n'ibyuma, kuko bagomeye amagambo y'Imana, bagasuzugura imigambi y'Isumba byose. Nicyo cyatumye icishisha bugufi imitima yabo umuruho, bakagwa ntibagire ubatabara. Maze batakira Uwiteka bari mu makuba, abakiza imibabaro yabo, abakura mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, aca iminyururu yabo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaje yakoreye abantu, kuko yamennye inzugi z'imiringa, akavuna ibihindizo by'ibyuma. Ibirimarima bibabarizwa ibicumuro byabyo no gukiranirwa kwabyo. Imitima yabo ihurwa ibyo kurya iyo biva bikajya, bakegera amarembo y'urupfu. Maze bagatakira Uwiteka bari mu byago, akabakiza imibabaro yabo. Akohereza ijambo rye, akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Batamba ibitambo by'ishimwe, bogeresha imirimo ye indirimbo z'ibyishimo. Abamanuka bajya mu nyanja bakagenda mu nkuge, bagatundira mu mazi y'isanzure, barebeye imirimo y'Uwiteka n'ibitangaza by'imuhengeri. Kuko yategetse agahuhisha umuyaga w'ishuheri ushyira hejuru umuraba waho. Barazamukaga bakajya mu ijuru, bagasubira bakamanuka bakajya ikuzimu, imitima yabo ikayagishwa n'umubabaro, bakazungwamuzunga, bakadandabirana nk'umusinzi, ubwenge bwabo bwose bukazinduka. Maze batakira Uwiteka bari mu byago, abakiza imibabaro yabo. Aturisha uwo muyaga w'ishuheri, umuraba uratuza, maze bishimishwa n'uko utuje, kandi abajyana mu mwaro bashakaga. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu, bamwogereze mu iteraniro ry'abantu, bamushimiraho abakuru bicaranye. Ahindura imigezi ubutayu, n'amasoko ayahindura inkamira. Igihugu cyera agihindura ubutaka bw'umunyu kubw'ibyaha by'abahatuye. Kandi ahindura ubutayu ikidendezi, no mu mburamazi ahahindura amasoko. Aho niho aturiza abashonje, kugira ngo batunganye umudugudu wo kubamo, babibe imirima, batere imizabibu, bibonere imbuto z'umweru. Akabaha umugisha bakagwira cyane, ntakundire inka zabo ko zigabanuka. Kandi iyo bagabanutse bagacishwa bugufi n'agahato n'ibyago n'umubabaro, asuka igisuzuguriro ku bakomeye, akabazerereza mu kidaturwa kitagira inzira, agashyira hejuru umukene amukuye mu makuba, akamugwiriza imiryango nk'umukumbi. Abakiranutsi barabireba bakishima, ubugoryi bwose bukiziba akanwa. Umunyabwenge wese azitegereza ibyo, kandi bazita ku mbabazi z'Uwiteka. Zaburi y'108. Iyi ndirimbo ni zaburi ya Dawidi. Mana, umutima wanjye urakomeye, ndaririmba, ni koko ndaririmbisha ishimwe ubwiza bwanjye. Neberu n'inanga nimukanguke, nanjye ubwanjye nzakanguka mbere y'umuseke. Uwiteka, nzagushimira mu moko, nzakuririmbira ishimwe mu mahanga, kuko imbabazi zawe ari ndende zisumba ijuru, umurava wawe ugera mu bicu. Mana, wishyire hejuru y'ijuru, icyubahiro cyawe kibe hejuru y'isi yose. Ukirishe ukuboko kwawe kw'iburyo unsubize, kugira ngo abo ukunda bakizwe. Imana yarahiye kwera kwabo iti, nzishima, nzagabanya Shekemu, kandi
bagabanisha urugero igikombe cy'isoko. Galeyadi ni ahanjye, umuryango wa Manase ni uwanjye, uwa Efurayimu ni wo ukingira umutwe wanjye, uwa Yuda ni wo nkoni yanjye y'ubwami. Abamowabu ni bo gikarabiro cyanjye, Abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe, Abafilisitiya nzabishima hejuru mvuza impundu. Ninde uzanyinjiza mu mudugudu ufite igihome gikomeye? Ninde uzangeza muri Edomu? Si wowe Mana wadutaye uzangezayo? Si wowe Mana utajyanaga n'ingabo zacu uzangezayo? Udutabare umubisha, kuko gutabara kw'abantu kutagira umumaro. Imana izadukoresha iby'ubutwari, kuko ari yo izaribata ababisha bacu. Zaburi y'109. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Mana, njya mpimbaza ntuceceke, kuko banyasamiye akanwa k'umunyabyaha, akanwa k'uburiganya. Bambwirishije ururimi rw'ibinyoma, bangotesheje amagambo y'urwango, bandwanije nta mpamvu. Urukundo rwanjye barwituye kuba abanzi bandwanya, ariko njyeweho nitangira gusenga. Ku neza nabagiriye banyituye inabi, ku rukundo banyituye urwango. Umutwarishe umunyabyaha umurezi ahagarara iburyo bwe, umutwarisha umunyabyaha umurezi ahagarara iburyo bwe. Nacirwa urubanza asohoke rumutsinze, gusengwa kwe guhwanye n'icyaha. Iminsi yo kubaho kwe ibe mike, ubutware bwe busubire mu ndi. Abana be babe imfubyi, umugore we abe umupfakazi. Abana be babe inzererezi, basabirize, bashakire ibyo kurya kure y'umusaka wabo. Umwishyuza atege ikigoyi ibyo afite byose, abanyamahanga banyage ibyo yaruhiye. Ntihazagire ukomeza kumugirira neza, ntihazagire ubabarira imfubyi ze. Urubyaro rwe ruzarimburwe, mu gihe cy'abuzukuru be izina ryabo rizasibanganywe. Gukiranirwa kwa ba sekuruza kwibukwe n'Uwiteka, ibyaha bya nyina bye gusibanganywa. Bibe imbere y'Uwiteka ubudasiba, kugira ngo arimbure kwibukwa kwabo agukure mu isi. Kuko wa wundi atibukaga kubabarira, ahubwo yagenzaga umunyamubabaro n'umukene n'ufite umutima umenetse ngo abice. Yakundaga kuvuma kwe kumugeraho, kandi ntiyishimiraga kwifuriza abantu umugisha ukamuba kure. Kandi yambaraga kuvuma nk'umwenda we, kwinjira mu nda ye nk'amazi, kwinjira mu magufa ye nk'amavuta. Kumuhindukire nk'umwenda wambara n'umushumi ajya akenyeza. Kumuhindukire nk'umwenda yambara n'umushumi ajya akenyeza. Ibyo aba ari byo bihembo by'abanzi banjye bituruka ku Uwiteka, n'iby'abavuga nabi ubugingo bwanjye. Ariko Uwiteka Mwami, kubw'izina ryawe unkorere ibyiza, unkirize, kuko imbabazi zawe ari nziza. Kuko ndi umunyamubabaro n'umukene, kandi umutima wanjye ukomerekeye muri njye, ngiye nk'igicucu kirehutse, ntumuwe nk'uruzige. Amavi yanjye aciwe urutebwe no kutarya, umubiri wanjye unanuwe no kubura ibinure. Kandi mpindukiye ba bandi igitutsi, uko bambonye bazunguza imitwe. Uwiteka Mana yanjye untabare, unkize nk'uko imbabazi zawe ziri, kugira ngo bamenye yuko ibyo ari ukuboko kwawe, ko ari wowe Uwiteka wabikoze. Bavume, ariko wehoho umpe umugisha. Nibahagaruka bazakorwa n'isoni, ariko umugaragu wawe nzishima. Abanzi banjye bambikwe igisuzuguriro, bambara isoni zabo nk'umwitero. Ndashimisha Uwiteka cyane, akanwa kanjye nzamushimira mu iteraniro, kuko azahagararira iburyo bw'umukene kumukiza, abaciraho iteka ubugingo bwe. Zaburi ya Dawidi, ariyo Zaburi 110. Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye, ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Uwiteka ari i Siyoni, azasingiriza kure inkoni y'ubutware bwawe. Tegeka hagati y'abanzi bawe. Abantu bawe bitanga babikunze ku munsi ugaba ingabo zawe. Abasore bawe baza aho uri nk'ikime, bambaye umurimbo wera, bavuye mu nda y'umuseso. Uwiteka ararahiye, ntazivuguruza ati, uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Umwami Imana ihagaze iburyo bwawe, izamenagura abami
ku munsi w'umujinya wayo. Izacira imanza mu mahanga, izuzuza ahantu intumbi, izamenagurira imitwe mu gihugu kinini cyose. Umwami azanywera ku mugezi wo mu nzira, nicyo gituma azashyira umutwe we hejuru. Zaburi y'111. Haleluya. Nzashimisha Uwiteka umutima wanjye wose mu rukiko rw'abatunganye no mu iteraniro ryabo. Imirimo Uwiteka yakoze irakomeye, irondorwa n'abayishimira bose. Umurimo akora n'icyubahiro n'ubwiza, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Yahaye imirimo ye itangaza urwibutso. Uwiteka ni umunyambabazi n'umunyebambe. Yagaburiye abamwubaha, azajya yibuka isezerano rye. Yeretse ubwoko bwe imirimo ye uburyo ikomeye, ubwo yabahaga umwandu w'abanyamahanga. Imirimo y'intoki ze ni umurava no kutabera, amategeko ye yose arahamye. Yakomerejwe guhama iteka ryose, yategekeshejwe umurava no gutunganya. Yohereje ubwoko bwe gucungurwa, yategetse isezerano rye kuba iry'iteka. Izina rye ni iryera, ni iryo kubahwa. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri. Ishimwe rye rihoraho iteka ryose. Zaburi y'112. Haleluya. Hahirwa uwubaha Uwiteka, akishimira cyane amategeko ye. Urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi, umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Abatunganye umucyo ubavira mu mwijima, uvira ugira imbabazi n'ibambe agakiranuka. Hahirwa ugira imbabazi akaguriza abandi, agakora imirimo ye uburyo butunganye. Kuko atazanyeganyezwa iteka, umukiranutsi azibukwa iteka ryose. Ntazatinya inkuru mbi, umutima we urakomeye wiringiye Uwiteka. Umutima we urahamye, ntazatinya, kugeza aho azabonera ibyo ashakira abanzi be. Yaranyanyagije, yahaye abakene, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Ihembe rye rizashyiranwa hejuru icyubahiro. Umunyabyaha azabireba ababare, ahekenya amenyo ayage. Icyo umunyabyaha yifuza kizabura. Zaburi y'113. Haleluya. Mwa bagaragu b'Uwiteka mwe nimushime. Nimushime izina ry'Uwiteka. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe uhereye none ukageza iteka ryose. Uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera. Izina ry'Uwiteka rikwiriye gushimwa. Uwiteka ari hejuru y'amahanga yose, icyubahiro cye gisumba ijuru. Ninde uhwanye n'Uwiteka Imana yacu, ufite intebe ye hejuru cyane, akicishiriza bugufi kureba ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi. Akura uworoheje mu mukungugu, ashyira hejuru umukene amukuye mu icukiro, kugira ngo amwicaranye n'abakomeye. Abakomeye bo mu bwoko bwe. Uwari ingumba mu nzu ye amuha kuyibamo yishimye, ari nyina w'abahungu. Haleluya. Zaburi y'114. Ubwo Abisiraheli bavaga muri Egiputa, ubwo inzu y'Abayakobo yavaga mu bantu b'urundi rurimi. I Buyuda hahindutse ahera h'Imana, i Bwisiraheli hahindutse ubwami bwayo. Inyanja ibibonye irahunga, Yorodani isubizwa inyuma. Imisozi miremire yitera hejuru nk'amasekurume y'intama, udusozi twitera hejuru nk'abana b'intama. Wa nyanja we utewe n'iki guhunga? Nawe Yorodani ushubijwe inyuma n'iki? Namwe misozi miremire ni iki kibitereshe hejuru nk'amasekurume y'intama? Namwe dusozi mugakina nk'abana b'intama. Wasi we hindura umushyitsi imbere y'umwami, imbere y'Imana ya Yakobo. Yahinduye urutare ikidendezi, yahinduye igitare gikomeye isoko. Imana ibaha umugisha, tuzakomeza ejo. Mugire umunsi mwiza.